hanyuma rero uyu mubyeyi babyara abana babiri, amaze kubyara abana babiri, umwe amwita Kayini undi amwita Abeli. Tubisanga mu gitangiriro mu gice cyaho cya 4 uhereye ku murongo waho wa mbere. Hanyuma ikigaragara umubyeyi amara gutera ngo umugore w'inda abyara Kayini, abyara na Abeli. Hanyuma ngo uyu Abeli yabaye umwungeri w'intama, hanyuma Kayini aba umuhinzi. Hanyuma mu gihe rero kiragera ngo Abeli akajya ajyana ituro ku Mana, na Kayini akarijyana. Hanyuma byagenze gute? Rero reka twumve Kayini uko byamugendekeye, reka twumve Kayini uko byagenze, hanyuma turebe na Abeli uko byamugendekeye. Niko Gahini mwana wanjye. Karame papa. Ijambo ry'Imana twasomye mu itangiriro ritubwira ngo iki? Riravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyabyituga tugiye ku rugi, kandi ni wowe bishaka. Umubyeyi arahindukira arongera ahamagara Abeli umwana we. Niko Abeli mwana wanjye. Karame papa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki mu itangiriro? Riratubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugera ku rugi, kandi ni wowe bishaka. Umubyeyi amaze kuganiriza abana be, amaze no kubasomera ijambo ry'Imana, hanyuma umwe amuha isuka ngo ajye guhinga, undi amuha intama ngo ajye kuragira. Reka nanjye nigendere njye guhinga, ariko nanjye navuganye n'Imana bitewe n'ibyo papa yambwiye. Rwose nkwiye gukunda Imana, ni ukuri nkwiye gukunda Imana, kandi Mana ibyo nzakura mu byo nzahinga nzagutura ituro ryiza nzi ko uzarishima. Reka njyewe nigendere, kandi nzakora neza kurusha murumuna wanjye. Abeli nawe ati reka nigendere, reka njye kwiragirira intama zanjye Mana, numpa umugisha zikororoka zikamera neza, nzagutura intama nziza, kandi nzi ko uzanezererwa, nzi ko uzishima. Abana rero baragenda bakora imirimo yabo bayikora neza, Imana ibaha umugisha, bose Imana ibagirira neza. Abeli arorora, intama ziragwira ziba nziza cyane, ndetse na Gahini arahinga areza cyane, abona ibintu byinshi kubera ko Imana yabanye nabo. Rwose muri makeya Imana yabanye n'abana banjye, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero reka mbabwire bafate ku by'Imana yabahaye bashyire ku Mana, hanyuma bajye kuyitura. Abeli mwana wanjye. Ndakumva papa. Ngaho genda ufate ku ntama Imana yaguhaye, hanyuma uyishyire ituro, kugira ngo n'ubutaha uzagomeze kugira umugisha. Umubyeyi arahindukira arongera asanga umwana we Kayini, arambwira ati Kayini mwana wanjye. Karame papa. Ngaho genda ufate ku by'Imana yaguhaye, hanyuma nawe witure, kugira ngo n'ubutaha bizakugendekere neza. Nuko Kayini afata ku butunzi Imana yamuhaye, afataho ajya gutura Imana, ariko arimo atoranya ibyo ajya gutura Imana, afata utuntu tubi. Reka nijonjorere utu tubi, n'ubundi Imana si undi ko ntawe yirusha amaboko, kandi ikaba nta n'uwayirusha ibyinshi. Nanjye ibi byiza ndabisigarana, reka nyishyure utuntu tubi, ndabizi ko nanjye ituro ryangiriwe uryemera. Ubundi si Imana ibuze iki? Hari icyo Imana idafite? Nubwo nari naravuze ko iby'izama nzayiha, ariko reka nyishyire utungutu n'ubundi ntacyo dutwaye. Abeli nawe afata ku byo Imana yamuhaye, ku bworozi Imana yari yaramuhaye, ngo aragenda ngo areba intama nziza cyane iruta izindi ntama ubwiza, naje ngo bariyaterura. Abeli nawe reka nifatire rwose intama nziza, ndafata kiriya gitama ndabona aricyo kinini, nicyo ngiye gushyira Imana, kuko n'ubundi Imana niyo yabimpaye, ishatse yanabyisubiza. Rero reka ndebe igitama cyiza, kuko niyo yangiriye neza, ni nayo yatumye zikura neza, niyo yamaye aho zirishiriza, niyo yazihaye ubuzima bwiza. Ndafata kiriya kinini mba aricyo ntura Imana, hanyuma ndabizi ko Imana iri bwumve ituro ryanjye. Ibisubizo rero biba biraje, hanyuma ituro rya Kayini Imana ngo irarigaya rwose, kuko ngo umwotsi warazamutse urahengama, maze guhengama bivuze ngo Imana ntabwo yashimye ituro rya Kayini. Ese ni ukubera iki Imana yanze ituro rya Kayini?
hanyuma ngo Imana iramubwira ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko ngo nudakora ibyiza ibyaha byituga tugiye kuri kandi niwe bishaka. Nuko rero Kayini agira umujinya mwinshi cyane, umujinya ukomeye. Ese uwo mujinya waje kubyara iki? Ibisubizo bya Abeli nabyo biraza ngo umwotsi warazamutse uzamuka neza, urazamuka uragenda ugera mu ijuru, bivuze ngo Imana yari yemeye ituro rye. Nuko ngo Abeli ngo arishima cyane, ngo aragenda ngo rwose ibintu bigenda neza, ariko ntibyaje kumuviramo, ntibyaje kumubera amahoro. Murumuna mukuru we yaje kumugirira ishyari, iryo shyari rero riza gutuma yicwa arapfa. Hanyuma reka tuzarebe icyo gikurikiyeho uko byaje kugenda.